Kristo kuzwa bavandimwe ndagira ngo tugirane ikiganiro bigendera ku kibazo nahawe abantu bambaza batese abitwa abatakambyi ni bantu ki umurimo wabo ni uwuhe ikibazo nakibajijwe n'abatari mu batakambyi kugira ngo bari mu murimo wabo barawuzi ariko n'abarimo byaba byiza ko biyibutsa nyine icyo ari cyo abatakambyi. Abatakambyi mu gifaransa no bita aba intercesseur. Umurimo w'abatakambyi ukaba ari umurimo wo guhora bari imbere y'Imana batakambira abandi, basabira abandi, bageze imbere y'Imana ibyifuzo by'abandi, bageze imbere y'Imana ibibazo by'abandi, bageze imbere y'Imana ubuzima bw'abandi, mbese uko izina ribivuga babereyeho gutakamba. Wabageranya na barya abagabo bane batubwira bikoreye ingobyi ya wa wundi wari ufite ubumuga, noneho bakamushyira mu ngobyi bagatobora igisenge cy'inzu nibwo bamanurira kuri Yezu aho Yezu ari. Yesu ngo arebye ukwemera kwabo aramubwira ati ntuzongere ibyaha byawe urabibabariwe, ibyaha byo kutemera urabibabariwe, aho ntati fata ingobyi yawe rero ugende. Arebye iki? Ukwemera kwa babandi. Abatakambyi rero nabo ngabo nabumva ko bafite inshingano zo guheka no guherekeza abandi bose babazanira nde Yezu, uko Yezu Kristo niwe mutakambyi w'ukuri na mutakambyi wenyine, ni nawe mutakambyi n'abandi bose bafatiraho, kuko nkuko tugiye kwibona nyine Yezu niwe wenyine ushobora gutakamba bikumvikana, kuko ariwe muziranenge, ariwe ntungane, akaba n'Imana, ku buryo n'abatakamba bose bagendera muri uwo mujyo w'ibyiza yadukoreye ngo dushobore kugera nawe muri iyo nzira y'ubutungane. Imirimo y'abatakambyi rero ikaba ari iyihe? Kugira ngo tubirebe neza reka tugendere ku ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 18 batwereka Aburahamu atakambira imijyi ya Sodoma na Gomora. Aburahamu ni umutakambyi. Ikintu cya mbere kimuranga ni ukwemera. Wemera. Umutakambyi agomba kuba mbere na mbere kwemera ubwo bubasha bw'Imana. Aburahamu yarabyemera. Icya kabiri, umutakambyi agomba kumva ko ari inshuti y'Imana, uko yaba ari kose uri inshuti y'Imana. Kandi nta kintu Imana ishobora gukora muri iyi si itabanje kukimenyesha inshuti zayo cyangwa se abahanuzi bayo. Niba uri umutakambyi wumve ko uri inshuti y'Imana. Mbere yo kureba ibindi byose uvuga uti genda inshuti y'Imana. Ndabona inshuti y'Imana rero inshingano ufite nizo kuba nyine nka Aburahamu, gutakambira Imana kugira ngo itabara umuryango wayo. Utakambira Imana kugira ngo icyari kigiye kuba ku mujyi nicyo kikiwubayeho. Uko biriya tugiye kureba Aburahamu, Imana iramusanga amubwira iti nta kintu nshobora gukora kuri Sodoma na Gomora, nubwo ibyaha byabo byamaze kurenga isi yose bitangira mu matwi bikarenga n'amatwi yanjye, ariko mbere yo kubikora ngiye kubanza kubimenyesha inshuti yanjye. Imana ikumenyesha ubucuti kugira ngo Imana ikumenyeshe imigambi yayo, ni uko ugira umwanya wo kuyisenga, kugira ngo kuyitega amatwi, ugira umwanya wo kuba hamwe nayo. Aburahamu uwo mwanya yarawufite wo gufata igihe kirekire cyo kuba hamwe n'Imana. Tuzabireba mu minsi izakurikiraho cyangwa ikiganiro kizakurikiraho, aho tuzavuga izo mbaraga nyine z'ubutakambyi, ukuntu zikomoka mu isengesho ritaretsa uwo ugomba guhoramo. Ngorera Aburahamu tangira atese Mana, nibyo koko ufite banze wo kubikora wo kurimbura iriya mbaga, nusangaho 50 uri bubabarire? Imana iti rwose ndababarira. Ni amagambo meza cyane agenda akurikira, ndababarira, ntabwo ndibugire icyo mbatwara. None se kuri Imana ukaba utabera, wasangaho 45 se bwo wabigenza ute? Wabahirika? Imana itoya
ndababarira rwose. Baragenda 40, 30, 20, kugeza ku 10. Kugeza ku 10. Imana ivuga iti umva ndababarira rwose, n'iryo 10 nibisangamo. Amagambo avuga ngo ndababarira, ntabwo nzabarimbura, ntabwo nzabikora nasangamo uwo mubare ungana gutyo. Nizo rero imbaraga z'isengesho mu by'ukuri ni uko intungane ntabwo Aburahamu ntahangaha ari kuvuga ati ntabwo asabira gusa izo ntungane ari Imana iri busangemo, ahubwo arasabira aragena ngo n'abanyabyaha barimo nisanga abo bake ndi bubabarire. Ni ukuvuga ngo n'abanyabyaha ntibazaba bagipfuye. Umurimo w'abantirisiseri wa mbere ni ugukora ku buryo batireba, ahubwo bakora ati Nyagasani njye ni inshuti yawe, ariko nta munyabyaha ugomba aho agomba guhinduka. Umurimo w'abatakambyi ni uwo gukora ku buryo bumva ko bafite inshingano zo kwikorera imitwaro n'ibibazo n'ibyaha by'abandi ku bitugu byabo. Mutiro kuki ntabwo bibazo uti kuki Aburahamu yagarukiye ku 10, kubera ko ikigaragara cyo rya 10 ntiryari ririmo. Rya 10 ntiryari ririmo, ariko kugarukira ku 10 abahanga bazakubwira bati n'uyu munsi mu Bayahudi 10 niwo mubare muto ushoboka kugira ngo abantu bakore isengesho ku mugaragaro, isengesho publique. Ngo ahari 10 bashobora gukora isengesho ku mugaragaro. Barati uriya mujyi ntabwo ubuze nk'abantu 10 rwose bazakora isengesho ku mugaragaro. Ikibabaje rero Imana yiteguye kubabarira kugera ku ndunduro, ariko mu bigaragara nyine uyu mujyi ntabwo wari witeguyewo, wari warifungiranye udashaka rwose kwakira ubwo buntu bw'Imana. Iki ni ikibazo rero bisa mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 2:19, naho bigaragara ko ukundangira umutima kwacu ariko kuvumbukamo ibihano. Gahunda y'Imana ni ukutubabarira no kudukiza, ariko iyo unangiye umutima ngo hashobora kuvumbukamo ibihano, kandi nuko bigenda. Kunangira umutima bikajyana nuko washyize Imana ku ruhande. Iyo washyize Imana ku ruhande umutima uranangira, igikurikiraho nuko havumbukamwo ibihano. Umutakambyi muri uwo murongo ni wa wundi ukorera umuryango w'Imana. Umuryango w'Imana agatakamba, kuko Imana y'ikintu ikora ihora igenda, imbabazi zabo zigenda ziyongera. Numva ko Aburahamu agarukiye ku 10 ati wenda wasanga mu 10, wenda wasanga mu iki n'iki. Ntabwo ari aho byagarukiye gusa, kuko mu bihe byakurikiyeho twena dusanga ukuntu abahanuzi nk'umuhanuzi Yeremiya yatakambaga avuga ati nyabona naho wasanga y'umuntu umwe ubabarire Imana, icyo nta kibazo. Nimujya gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 5 umurongo wa 1 avuga ngo iruka umujyi wose urebe kubona nibura umuntu umwe w'intungane. Iki ni ikibazo gikomeye, kuba abantu bashobora kuba rwose bose basa nk'abagomeye Imana, hakabaramo n'umwe w'intungane. N'uw'intungane ugasanga wenda ari mu kintu cy'ubucakura, cy'uburyarya, byose ntazi. Amahirwe twagize kuri uwo murongo nyine w'umutakambyi, nibura umwe ushobora gutakambira isi yose, niho naguhaga nyine uwo mutakambyi utakambira isi yose kandi bikumvikana yaje kuboneka, kuko hari umuntu umwe w'intungane witangiye abanyabyaha. Ubu Yesu Kristo umwana w'Imana ni nawe wenyine incungu yacu, abandi twe tuzaho tugarukira. Bamwe bishyira imbere bavuga ngo baho nta cyaha bagira, bajye bashimira Imana, ariko ngira ngo harimo n'ubujiji, kuko ngo n'intungane bwira 17. Umunyakuri wese nako uw'intungane yacunguye abantu wenyine ni Kristo wenyine. Rero nyine ushobora utakambira isi ku buryo budasubirwaho. Mujye gukora mu Ivanjili ya Luka 23:34, ko ariko hari n'ahandi batubwira, ngira ngo ni Ivanjili
yaruka avuga ati ubona ko Yohani ahatubwira ati intungane imwe ikiruta ni uko umuntu umwe yapfa aho kugira ngo umurenge wose, aho kugira ngo umujyi wose urimbuke, igihugu cyose kirimbuke. Wa wundi umwe yabaye intungane rero niwe wenyine ushobora kutugeza kuri ubwo butungane. Navugaga nti umutakambyi abereyeho kwereka Imana isi uko imeze n'ukuntu isi itagomba kurimbuka. Uvuga ngo umurimo wawe ni uwo kwikorera iyo mitwaro yose y'isi. Hari aho rwose igihugu kigira ugasanga nawe yaba yarakunaniye, niyo mpamvu umutakambyi agomba gutakambirwa n'abandi, cyane cyane akumva ko umurimo ari gukora ari kuwukora agira ikirenge mu cya wa wundi umutakambyi w'ibanze ari we Kristo, ari nawe nyine amasengesho yacu yose aganaho kugira ngo dusabire iyi si. Mu rundi rugero nshaka kubahangarukira kuri ubu wa kabiri ni ubutakambyi bw'umugabo witwa Musa cyangwa Moyize. Uriya Musa nirwo rugero nyakuri rw'umutakambyi. Muze kwifatira Bibiliya yanyu, ndabaha imirongo gusa mushobora kuza gusoma kugira ngo mwumve ukuntu umutakambyi nyakuri, kuko Musa ari umutakambyi w'ukuri. Urebe icya mbere, ibaze ko Musa asabira na Farawo kugira ngo umutima we uhinduke. Umutakambyi nyakuri asabira n'umwanzi we kugira ngo umutima we uhinduke. Asabira n'umwicanyi mubi kugira ngo umutima we uhinduke. Asabira na ba Farawo b'iki gihe kugira ngo bahinduke. Kenshi iyo tuvuga abategetsi cyane cyane abagome n'abanyabitugu, hakurikiraho kubatuka, kubavuma, kubanenga, kugira gute na gute. Ariko si ni bangahe bavuga bati tugiye gukora amasengesho, uriya muntu tuzi ko ari umugome, tuzi ko ari igikurankota, tuzi ko ari ikirimburambaga, tugiye gukora isengesho ryo kumusabira. Ngiri ngiri dusanga mu gitabo cy'Umukamisiri, ku mutwe wa 10 rero mitwe wose mu bisome rwose urabona uburyo Musa atakamba ngo Farawo Imana imuhindura umutima n'ubwo bwose byamunaniye. Musa atakambira umuryango w'Imana igihe wari wigometse ku Mana. Igitabo cy'Ibarura, umutwe wa 12 byabisa ku 13, umuryango w'Imana rwose wigometse, none ntasabira na mushiki we kugira ngo akire ibibembe. Ya mushiki we ari kumenga avanga ku wundi, wowe nibwo wagutoye, Imana yagutoye bwa hehe? Bakamusabira ati Mana mbabarira akire ibyo bibembe. Ibaze gusabira umuntu wari kukunenga cyangwa waguteje ibyago kugira ngo uvuge ngo wawanguka nawe bikwireho, ukavuga ngo Mana mbabarira umubabarire, kuko none se ntapfa birakumarira iki? Ngiye biramarira iki? Nguwo umutakambyi w'ukuri, umutakambira n'umwanzi we n'umwifuriza inabi kugira ngo ahinduke. Ubwo rero umuryango w'Imana nyine wivumbuye. Ariko hari ikindi cyane, igihe umuriro wagomba kurimbura abantu, na Musa yaratakambye ati Mana rwose babarira, none se abantu ko ari abawe nibaramuka bapfuye wowe birakumarira iki? Icyo ni ikindi kibazo rero. Cya gihe cya ya nzoka, za nzoka z'ubumara zirya abantu nyine mu butayu, igitabo cy'Ibarura umutwe wa 21-9. Musa aratakamba rwose, aratakamba ati aba bantu baragumye kuko nibyo, ariko se birangire bityo? Ubu ko nta kintu cyakorwa. Muri uwo gutakamba rero ikintu Imana yakoze ni ikihe? Ni ugushaka nyine wa muti w'ibanze. Musa wowe rero batakambira, gira n'igikorwa ukora. Ntabwo Imana itubwira gutyo, umutakambya kugira n'ibikorwa akora. Muri byo harimo gusiba, ariko hari no kugira ibintu akora kugira ngo abatakambira bashobore kugerwaho n'ayo masengesho. Gusiba ndagarukaho mu kandi kandi. Noneho rero igihe Musa yumva ko umurimo we uremereye cyane,
nabwo atakambira Imana. Ya rwose nubwo ataka avuga ati Imana ruhuka aba bantu ni abawe ntabwo ari abanjye, ni wowe ugomba kubikorera. Ariko nagira ngo duhagarare gato kuri uyu musozi wa Sinayi, igihe umuryango w'Imana wari wakoze cya kimasa cya zahabu. Imana iragomba guha umuryango wayo amategeko, noneho aho kugira ngo bihangane ngo musagiye umusozi, maze iminsi 40 asenga anasiba, aragaruka asanga abantu bamaze gukora ikimasa cya zahabu wari cyo ari gusimbuza Imana. Aho kugira ngo Musa avuga ati barimbure Mana bamarugire gute na gute, Musa aravuga atoya uretse ko abantu bari bakaba bahemutse ngo bigende bite. Ngo arabanza arasiba iminsi 40 abona kujya gutakambira kugira ngo ati arebe ukuntu buri Imana yatabara uwo muryango. Imana rero yaratabaye kubera ko nyine Musa yinginze Imana, kuko ibyari ikuzo ry'Imana barabihinduje babihinduye amanjwe cya kimasa cya zahabu. Kimasa cya zahabu ni bya bishuko nyine bituho twese benshi byo gushaka gukora ku buryo Imana iba ikintu cyumvikana cyane. Musa yagiye umusozi gusengerayo, ntabwo bari kumubona. Uyu gishuko cyo kuvuga ngo dukeneye Imana igaragara, dukeneye Imana dukoraho. Bya bindi turi kubona kino gihe ubona abantu bose biruka ku bitangaza, bakora ikintu ukeneye Imana nyine igaragara kandi itagaragara mu Mana. Imana yihishe itagaragara, ahubwo kuri Imana igaragara. Hakaba hari abantu rwose bagiye bagirwa ibigirwamana kubera iyo mpamvu. Musa rero hari arabanza gusiba ashaka kwerekana ko bya gusiba nicyo kintu bimaze. Gusiba ni ukuvuga ngo Mana ncungiye kuri wowe, urarya ugahaga ukumva nyine ko wakoresheje imbaraga zawe mu kurya, ariko uzi uti ngiye gusiba iminsi, igikurikiraho ni uko nyine Imana ubwayo ivuga iti rero nubwo uyu muntu yasibye bigaragara reka mufashe. Aha ngaha turabibona kuko haba kimwe cya Sodoma na Gomora, haba n'aha ngaha na Musa nawe aratakamba nyine. Musa aratakamba kandi Imana iragaragaza ko itamurikuraho ko yiteguye kumufasha. Ngo wari umurimo umutakambyi yikoreye umuryango w'Imana. Yikoreye umuryango w'Imana. Imana ikamubwira rero rwose, Imana ibwira Musa ati uburakari bwanjye bugiye gutwika bariya abantu barimo. Ese isengesho rya Musa cyangwa rya Aburahamu ryatumye Imana ihindura imigambi yayo? Ahubwo wakwibaza uti Imana ariya magambo yavuga igamije iki? Ibigira ngo tuyisenge, ibigira ngo tuyitabaze, ibigira ngo dukore ku buryo ubuzima bwacu buhinduka isengesho. Ibi ngibi bijyanye n'iby'ubuhanuzi. Wenda Imana yakoresha abahanuzi bayo tubabwire ko ngiye kurimbura isi, ariko bapfukame basenge. Icyo Imana ishaka ni uko tugira umwanya wo gusenga tukisubiraho, noneho kugira ngo turangare, ahubwo tukinjira mu isengesho. Ntabwo umutakambyi aje kuvuga ngo abantu nyamara bose bakora ibintu ariko ni beza Mana n'ibiki n'ibicyo. Umutakambyi yemera ko abantu bafite aho bagarukira. Hari akavuga ati urukundo rwawe ariko rurenze kuri ibyo bakora, gira icyo ukora rero. Ngo umutakambyi asenga kugira ngo uno munsi Imana igire icyo ikora. Noneho mu gutakamba ntabwo ari ukuvuga ngo abanyabyaha bicwe bapfe bashire, oya, n'abagizi ba nabi ahubwo bakire bagirirwe neza. Hano wakosa nkagora abantu bamwe na bamwe bakaba bimereye nka Yona, aho kugira ngo batakambire abantu cyane cyane abagira nabi, aho ukumva bavuga bati icyaduha ngo bariya abantu cyangwa duhakana ko bihure n'ibyago. Oya, umurimo wawe si uwo nguwo,
niyo mpamvu nyine ugutakamba bijyana n'urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abavandimwe bacu. Umutakamyi nyakuri uko akora mu rukundo rw'Imana ni nawe akora mu rukundo rw'abavandimwe, bigatuma abeshwaho cyane cyane no kugira impuhwe, azigira by'umwihariko abo bavandimwe. Mu gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 32 mirongo wa 13 hari aho bakwereka nyine Musa ari gutakamba. Ibuka Iburahamu, ibuka Izaki, ibuka Yakobo, wasezeranije ko uzabagira umuryango w'igitangaza. Noneho wibaze ko atari ikimwaro cyawe kubona uwo muryango ugiye kuwurima. Ni amagambo meza cyane. Nuko umwinterisesere, umutakambyi agomba no kwereka Imana ibyiza yakoze mu mateka. Mana koko umwana yaradupfiriye, umwana yaratwitangira, twereka urukundo rurenze, ibyaha byacu bigiye gutuma urekera kugira impuhwe. Wala umutakambyi agomba kuba wundi, aho kugira ngo avuge ngo ibyaha byacu ntabyo nyamara biri kuturenganya, ngo niyo kibazo dukunze kugira kwigira beza. Nubwo aravuga ati nyamara urukundo rwawe n'impuhwe zawe birenze ku butindi bwacu, ntabwo byaba ngombwa rwose ko ugira ubwo urimbura umuryango wawe. Umutakambyi iyo atakamba aba azi neza ko yahamagawe n'Imana. Niba yahamagawe n'Imana kugira ngo uvugire abandi, ntabwo ugiye kuvuga ngo ni ukubera ko hari muri gitangaza uruta abandi cyangwa izitoya. Ni Imana yaguteye kugira ngo ubushobore kuyivugira. Uko maze kwibabwira nyine, umutakambyi ikigomba kumuranga ni ukujya imbere y'Imana uko ari, akazana n'abantu b'Imana uko bari. Ibyo ngibyo Yesu akora. Maze kubabwira ko Yesu nyine ari umutakambyi w'ukuri. Yesu uri ku musaraba agatakambira isi akayizamura yose, ashushanywa na Musa wazamutse nawe ku musozi akazamukana imbaga y'Imana yose. Aha ashobora gutinda kuri iri somo yo muri iki gitabo nyine cy'ivugururamategeko, aho Musa atakambira imbaga iri ku rugamba kugeza igihe itsindiye, ariko twazagarukaho ubutaha. Musa nawe rero afite ukuntu asoza gutakamba kwe. Ni amagambo ajya ntungura bakanantera n'ubwoba. Hahandi Musa agera akabona Imana ifite na gahunda yo kurimbura umuryango wayo, akavuga ati umva rero, niba aba bantu warabazaniye kugira ngo uzabarimbure, ngewe mwica basi mve muri iyi si, ahasigaye bamenye ukuntu ngomba kubigenza. Naho rero biri kumvikana ko asa nk'uri gushushanya Yezu Kristo. Yezu Kristo wabaye igitambo cy'abantu bose, kugira ngo abo yitambiye bashobore gukira no kugira ubugingo, ariko ab'incungu y'abandi bose. Akaba ari nayo mpamvu yari wenyine ushobora kudutakambira ku buryo bwisumbuyeho, kubera ko niwe nyagasani nyine. Akaba ari nayo mpamvu, nacyo ni ikindi twazagarukaho gukurikiraho, igitambo cya misa ari ryo sakaramento ry'ubutakambyi riruta andi masakaramento yose, andi masengesho yose. Kubera iki? Kubera ko Kristo niwe gitambo, akaba umutambyi, akaba n'intama yo gutamba, akaba na alitari noneho batambiraho cya gitambo. Igitambo cya misa rero, umutakambyi nyawe ntabwo iragusenga, ntabwo iragusiba, by'umwihariko guhabwa Yezu buri gihe bigomba kumubera intwari ikomeye. Kugira ngo ashobore gutakambira abandi, agomba kuba akomeye muri nyagasani. Kugira ngo ashobore gutakambira abandi, agomba kuba yirinda ibyaha bikomeye, yanagwa mu cyaha kihutira gusaba penetensiya kugira ngo hano umutima ukeye. Umutakambyi nyawe agomba kugira umutima ubika ibyo yumva, kuko bamubitsa amabanga aremereye, asa nk'aho mu ntebe ya penetensiya. Agomba no kumenya kubibika. Twari gukomeza kuvuga kuri aba batakambyi, kuko muri Bibiliya ni benshi cyane, ariko bizagira umwanya wabyo.
ingero murabona biriya bahanuzi ba nka Eliya, murabona aba Samweli, murabona Daniyeli by'umwihariko we nzanamugarukaho. Aho bose ni abantu bagiye batakambira ingoma umuryango w'Imana kugira ngo ntukibwe, ahubwo bibe impamvu yo kugira ngo bayigarukire. Muri kumva rero, ntabwo navuze ngo igihugu gikeneye abatakambyi, abo gikeneye abaganya, cyangwa se ngo gikeneye abirirwa bashinjanya cyangwa bashinja, kubera ko abatakambyi nibo bonyine bahagaze imbere y'Imana, kandi bakaba bajya imbere y'Imana bazamukanye ibiganza byombi. Ntagomba kugira ngo ngiye gusabira abasinsabira bariya, oya. Inshingano zawe ni ugushyikiriza imbere y'Imana igihugu cyose, kugira ngo iyo Mana ikiza itabare bose. Biri kumvikanaho mu gusoza ko umutakambyi agomba guhora asaba ingabire eshatu. Iya mbere ni iy'ukwemera, iya kabiri ni iyo gusenga, iya gatatu ni iyo gukunda bose, akumva ko bose agomba kubazamukana abaganisha kuri Nyagasani. Yesu arabidusobanurira mu ivanjiri y'uno munsi, ngubwo nimuza kubisaba muraza kumva ko Yesu atubwira ngo mukunde n'abanzi banyu, musabire abagirira nabi, by'umwihariko abatakambyi bavuga mu magambo, kubera ko ntabwo ushobora kurobanura abana b'Imana. Imana yagushyizeho umutakambyi kugira ngo uyizanire bose, duhereye cyane cyane kuri abandi banyantege cyangwa abandi bumva ko batagufitiye urukundo namba, kuko nabo bakeneye gukira imbere y'abandi bose. Ushobora byose rero abaho umugisha, kandi abise mu muryango w'abatakambyi benshi cyane. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen.